murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza murisanga. Cyangwa mwiriwe bitewe naho mwerereye. Twebwe iwacu ni mu gitondo, ni mwaramutse, ndi kujya ku kazi, ariko uko byagenda uko ariko kose ntago mbibagirwa, kuko muhora ku mutima wanjye, murabo Imana yampaye. Ndashima Imana rero yabampaye. Hanyuma uyu munsi ni umunsi wo kwa gatatu, nagira ngo muze tuganireho gatoya nkuko bisanzwe. Ndi Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndi mariye, maze imyaka 14 nubatse. Ntuye muri Amerika, muri leta ya Georgia, Atlanta, niho Imana iturindiye, nge n'umutware wanjye n'abana Imana yaduhaye. So rero uyu munsi wo kwa gatatu ni umunsi dusengera abana bacu, akari nawo umunsi mwebwe nk'abakunzi banjye nababwiye ko mugomba kujya musengera abana banyu. Gifata umunsi umwe mu cyumweru, wowe wa mupapa turi kuvugana muri uyu mwanya, wowe wa mama turi kuvugana muri uyu mwanya, gifata umunsi umwe mu cyumweru ukora amasengesho yo kwiyiriza wibabaza kug'urubyaro rwawe. Kubera ko shitani muri kino gihe iri gushakisha abana bakiri batoya, iri kwangiza abana bacu. Umwana ari kujya muri joroga afite imyaka 14, nagahinda. Rero wa mama uri kunyumva muri uyu mwanya, wa papa uri kunyumva muri uyu mwanya, ndagusabye ngo ufate umunsi umwe mu cyumweru uvuge ati uyu munsi ndirirwa imbere y'Imana nsengera abana banjye. Abo bana baba bazashyirwaho na protection idasanzwe iturutse ku Mana yacu yo mu ijuru, kandi unabigisha gusenga, ubabwira ko bagomba gusenga mu gitondo, bagomba gusenga saa sita babishoboye, mu gihe bagiye kurya bagomba gusenga ni mugoroba mbere yuko baryama, kubera ko mu gihe batwikijwe n'amaraso ya Yesu Kristo, mu gihe Imana ibakavarinze, nta kintu na kimwe kizaza gishobora kuba cyabasitura aho bari. Nibyo bintu byose biza, byose bibi, byose bishaka kubarwanya ntago bizababona. Abana bawe ubasengere, wirukane imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi birukankaho, wirukane za karande, wirukane inyatsi ku bana bawe. N'ukuri kw'Imana ho mu ijuru ndabikwijeje neza yuko abana bawe nta kizigira kibabakoraho. Mu gihe wabihaye umwanya, ntuzagira ubunebwe. Wa mama we urugero rwiza ku mukobwa wawe, wa mugabo we urugero rwiza ku bahungu bawe, kubera ko ni we role model wabo bagomba kureberaho. Imana ikomeze kuba umugisha, ndabakunda cyane. Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Bye bye.